ubwo hari hashize igihe gitoya wa mukobwa Angela yatangiye kurwara, atangiye kumererwa nabi. Byatangiye yumva afite umuriro mwinshi, ariko atangira kumva acika intege. Ubwa mbere yabanje gutekereza yuko ari umunaniro yari yatewe nuko yari yamaze weekend yose ari mu birori ndetse ari kumwe n'abashuti be. Ariko umuriro ntabwo waje kugabanuka, ahubwo warakomeje uriyongera. Wa mukobwa Angela wahoraga ababajwe cyane n'ukuntu asa, ahangaha noneho ntabwo yabasha kwihanganira uburyo ari kwiyumva mu mubiri we. Yatangiye kugira ubwoba, yatangiye kwiyumvisha muri we ko hari ikintu kitagenda mu mubiri we. Nuko hashize iminsi mikeya ari kumva ububabare ndetse n'umuriro, yafashe umwanzuro wo kujya kwa muganga. Ubwo yari yicaye kwa muganga ategereje uko bamwakira, yari afite ubwoba ndetse umutima we wari uri gutera cyane. Nuko ubwo bari bamaze kumukorera ibizamini, dogiteri yaramuhamagaye amusanga mu cyumba. Uyu mudogiteri ubwo yahamagaraga uyu mukobwa, isura ye wabonaga yuko iri serious cyane. Uyu mukobwa akimubona yumvise umutima umusimbutse. Nuko wa mudogiteri arangije aratangira ati, Angela, twamaze kubona ibisubizo by'ibizamini twagukoreye. Arangije aramubwira ati twasanze ufite virusi itera sida, wari umaze igihe kinini uyifite muri wowe. Nuko dogiteri aramubwira ati, nudahita utangira imiti aka kanya, mfite ubwoba yuko ubuzima bwawe bushobora kujya mu kaga. Angela yahise yumva isi imuguyeho, atangira kurira, amarira atangira gushoka ku matama ye. Uwo mukobwa atangiye kugira paniki ndetse atangira kugira ubwoba. Nuko dogiteri aramwitegereza, arangije aramubwira ati, nshobora kugufasha, nzi umuntu ushobora kukuvura iyi ndwara, ariko birahenze, bishobora kugusaba amafaranga menshi cyane. Nuko dogiteri aramubwira ati, nimba wumva wayishyura, nshobora kuguhuza n'uyu muntu. Dogiteri ati, aba bantu bafite uburyo bashobora kukwitaho ugakira, ariko birahenze. Muri ako kanya Angela atangiye kugira ibitekerezo byinshi. Ahangaha uyu mukobwa yari afite amafaranga ndetse yari afite n'ubutunzi yaramaze igihe kinini akorera. Nuko muri aka kanya adatekereje kabiri yahise abyemera. Uyu mukobwa rero yaje kugurisha inzu ye nziza yabagamo. Nuko amaze kuyigurisha afata amafaranga ayaha wa mudogiteri, yizera yuko byibuze uyu mudogiteri ashobora kumutabara akamukiza. Nuko umunsi wakurikiyeho Angela afashe telefone ahamagara wa mudogiteri, ariko ubwo yageragezaga guhamagara wa mudogiteri ntago umudogiteri yamwitabye. Yarongera aramuhamagara bwa kabiri, arongera ahamagara bwa gatatu, ariko nta muntu ugize umwitaba. Muri ako kanya yagize ubwoba ndetse intoki zitangira gutitira. Aka kanya yatangiye kugira amayobera muri we ndetse atangira gutekereza ko dogiteri yaba yamutuburiye. Nuko yagerageje guhamagara ku bitaro ngo abaze nimba dogiteri yaba ahari cyangwa se adahari, ariko uyu mugabo yari amaze kugenda. Ibi byose byari scam, yari yamutuburiye, nta muti wari uhari. Uyu mudogiteri yari yagiye ndetse atwaye amafaranga. Uyu mwana w'umukobwa yari yagurishije inzu ye nziza. Aka kanya umwana w'umukobwa yumvise umutima umuvuyemo. Uyu mukobwa yari yagerageje kwizera dogiteri, yizera ko byibuze agiye kubona umuti wamukiza sida. None ahangaha yari asigaye nta kintu afite, nta nzu yari afite, nta mafaranga ndetse nta n'umuti yarasigaranye. Nuko ahangaha rero yahise atangira guta icyizere. Uyu mukobwa Angela ubwoba bwari bwatumye afata decision ikomeye mu buzima bwe. None ahangaha yarabuze buri kimwe cyose. Nuko uko iminsi yagiye itambuka, ubwoba bwakomeje kugenda bwiyongera kuri uyu mukobwa Angela. Yiyibagije uburyo umudogiteri yamutuburiye, yatangiye kongera kugira icyizere ko byibuze ashobora kubona ubundi buryo ashobora kuvamo ibi bintu, kuva muri iki kibazo. Ahangaha yari yasigaranye udufaranga dukeya ndetse yari agifite za modoka yagenderagamo. Ahangaha rero yari afite amahirwe kuba yagira ikindi kintu akora kugira ngo yitabare. Yari afite inshuti ye y'umukobwa witwaga Amara. Uyu mukobwa yari inshuti ye cyane mu by'ukuri ndetse yahoze impande ze haba mu bihe bibi ndetse n'ibyiza. Ariko Angela ntabwo yari yarigeze amutekerezaho byinshi cyane iyo bigeze mu kwizera umuntu. Uyu mukobwa yizeraga yuko ibintu bijyanye n'ibitangaza ndetse n'ibitangaza bikorwa n'abaprofeti bibaho kandi bikora. Nuko uyu mukobwa rero yaje kumubwira umugabo yari azi neza ko akora ibitangaza ndetse asengera abantu bagakira. Bwa mbere uyu mukobwa Angela
yabanje kumva yuko ibintu ari kumubwira atari byo, yanga kubyizera. Ariko kubera ko uyu mukobwa yari yatangiye kubura icyizere muri we, yatangiye kwiyumvisha muri we ati wenda birashoboka, wenda uyu muporofeti ashobora kumfasha. Nuko Amara aramubwira ati jyewe uyu muporofeti ndamuzi, ashobora kugufasha, jyewe ndabyizeye neza ko ashobora kugukiza. Arangije aramubwira ati uyu mugabo yakijije abantu benshi cyane sida, ndetse baragaruka baza gutanga ubuhamya ko bakize. Nuko Angela yitegereje umushuti we Amara, nuko arangije aramubwira ati Amara ntago mbizi. Aramubwira ati njyewe nagerageje buri kimwe cyose, ntago nsigaranye ubutunzi buhagije, ariko nimba wizera uwo muntu koko nshobora kongera nkagerageza. Nuko muri ako kanya Amara yahise aseka, ariko ndakwizeza yuko uno mugabo afite impano. Ahangaha aya niyo mahirwe yawe ya nyuma. Nuko uyu mukobwa nta yandi mahitamo afite. Wa mukobwa Angela arangije afata za modoka ze ebyiri yari afite zihenze arazigurisha. Nuko arangije afata amafaranga azigurishije ayaha wa mukobwa Amara. Bavuye aho ngaho rero bajya guhura na wa mugabo w'umuprofete. Ahangaha basanze ari umugabo ushaje mu kuntu ndetse uri calm cyane. Nuko ubwo bageraga aho ngaho uyu musaza yashuje Angela n'ijwi wumva ko ari ijwi riremereye cyane. Nuko uyu muprofete yarangije aramubwira ati icara hasi. Uyu muprofete atangira kumuvugisha. Nuko arangije aramubwira ati mukobwa muto, waje iwanjye, Imana yampaye umugisha impano itandukanye, impano yo gukiza. Ndi hano kugira ngo ngufashe, ariko mbere yuko ngufasha ugomba kubanza ukizera by'ukuri. Arangije aramubwira ati ntabwo ari amasengesho gusa abikora, haba hagomba kuba n'icyizere ndetse n'ibikorwa. Nuko Angela arangije aramubwira ati ndabyizeye. Aramubwira ati ndakora buri kimwe cyose. Nuko uyu muprofeti arangije afata agacupa karimo liquide y'umukara, arangije aho uyu mwana w'umukobwa ngo anywe. Arangije aramubwira ati uzajya ukanywa akangaka igihe kingana n'icyumweru. Arangije aramusengera. Nuko Angela yaje kuva aho ngaho ku muprofete, atangira kumva afite icyizere ko ashobora gukira. Ariko muri we hazagamo akandi kantu mu mutwe, agatangira gutekereza ati wenda wabona nongeye nkatugurirwa. Uyu mukobwa rero yakomeje gufata wa muti bamuhaye nk'uko babimubwiye. Icyumweru cyaratambutse, uyu mukobwa akinywa wa muti wa muprofeti yamuhaye, ariko akumva arakomeza kuremba, akumva nta kintu gihinduka muri we. Uyu mukobwa yakomeje gucika intege, ndetse umuriro urakomeza uba mwinshi muri we. Yatangiye kubyirengagiza yizera ko wenda umuti ari we uri gukora muri we, ariko mu by'ukuri umubiri we wari urimo umwereka ukuri atabashaga kubona. Nuko Angela yaje gusubira kwa muganga kugira ngo ajye gukora check up arebe uko ameze. Nuko ubwo bari bamaze kumukorera ibizamini, Dr. arangije aramuhamagara, aramubwira ati Angela, aramubwira ati twamaze kubona ibisubizo, wihangane uracyafite virusi itera sida muri wowe, ndetse uri kuri stage mbi cyane. Aramubwira ati virusi iri kwiyongera cyane mu maraso yawe, ugomba gutangira ukiyitaho aka kanya. Wa mugabo w'umuprofete, ya miti yamuhaye, ya mafaranga ye yatanze, byose byari feki, bari bamutuburiye. Nuko muri ako kanya yatangiye kuvuga ati no, ntabwo bishoboka, ntabwo ibishobora kubaho. Nakoze buri kimwe cyose, nagurishije imodoka zanjye, ndangije mpa amafaranga umuprofete, nari nzi yuko ari bunkize. Nuko Dr. arangije yitegereza uyu mukobwa, arangije aramubwira ati ihangane Angela. Uyu mudokiteri arangije aramubwira ati ukeneye imiti nyayo, ndetse ukeneye kwiyitaho bihagije. Nuko ahangaha Angela yatangiye kurira cyane. Uyu mwana w'umukobwa yari yakoze buri kimwe cyose, yagurishije ibyo byose. Uyu mwana w'umukobwa yahereye kera ashaka gucika ukuri, ariko ahangaha aho yari yisanze byari bigoye kugira ngo agucike. Ahangaha uyu mukobwa ntabwo yari afite amahirwe yo kwihisha, kongera ngo ajye kugendana na babakire, ndetse yongere ajye kwisumbukuruza ngo agendere muri bwa buzima yahoze abamo. Ahangaha cyari cyo gihe cyo kugira ngo arwane n'ingaruka z'ibyo yari yarishyizemo. Uyu mukobwa ahangaha yari yamaze guhinduka umukene, kuko yari yagurishije buri kimwe cyose, yizeye ko byibuze ari buze gukira. Ahangaha nta kintu na kimwe yarasigaranye mu ntoki ze, ndetse ba bantu bagendanaga nawe, ba bashuti be, bamwe basangiraga buri kimwe cyose,
bisa nkaho bari bamuvuyeho. Uyu mukobwa mu kapatimenti gaciriritse yari akodesheje amafaranga make yari yasigaranye. Nuko arangije afata telefone ye atangira kumanura areba kontakiti, yizeye ko byibuze ashobora kureba yahamagara umuntu runaka akamufasha. Ahangaha uyu mukobwa yari ameze nabi mu by'ukuri, nta mafaranga yari afite kuba yagura ibyo kurya, ndetse nta n'amafaranga yari afite kuba yo kuba yakwivuza. Nuko n'ubwoba bwinshi ndetse ari gutitira, yahamagaye umugabo umwe mu bagabo b'abakire yajyaga aryamana nabo ndetse asangira nabo. Nuko telefone yarasonye bwa mbere, isona bwa kabiri, isona bwa gatatu. Agiye yumva ijwi rikonje riramushubije. Arangije aramubaza ati uyu ninde tuvugana? Nuko umukobwa arangije avuga ati ni Angela. Nuko arangije aramubwira ati ndakwinginze, nkeneye ubufasha bwawe, ntabwo meze neza, ntabwo mfite ahantu ho kuba. Nuko wa mugabo arangije aramubwira ati Angela, ntabwo wakagombye kumuhamagara nyuma y'imyaka ingana gutya. Nuko arangije aramubwira ati reba, ntabwo mfite umwanya kuri ibi ngibi, ntuzigere wongera gutegereza kumuhamagara. Nuko mbere y'uko Angela agira n'ikintu amusubiza, uyu mugabo yahise akupa. Angela yagumye aho ngaho n'agahinda kenshi ndetse atangira kurira. Ahangaha yarongeye ashaka indi nimero kugira ngo agerageze arebe nimba yabona umuntu umufasha. Uyu n'undi mugabo wahoze amusezeranya buri kimwe cyose, ariko ahangaha ubwo yamuhamagaraga nta nubwo nimero yaciyemo. Nuko uyu mukobwa muri we yatangiye gutekereza kuba yasura umugabo umwe w'umukire nawe uri muri abo bagabo yajyaga agirana ibihe byiza nabo. Atangira kwibwira muri we ati wenda nari bumbone ari bungirire impuhwe. Nuko Angela yavuye aho ngaho yerekeza ku gipangu kimwe cy'umugabo umwe mu babaye abakunzi be. Ahangaha yagiye atekereza uburyo uyu mugabo yamufataga neza, uburyo yamwakiranaga urugwiro. Atangira kwibwira muri we ati byanze bikunze ahangaha ari bumfashe. Nuko ubwo yarageze ahangaha ku gipangu, ahangaha yegereye umusekiriti gadi wari uhari, abwira uyu musekiriti ati ndashaka kureba Mr Johnson, genda umubwire yuko Angela ari hano. Nuko ahangaha hari abasekirite babiri. Nuko umwe muri bo arangije aratambuka aramwegera, arangije n'uburakari bwinshi aramubwira ati Johnson ntabwo ashaka kukureba. Nuko Angela atangira kubinginga, arabwira ati ndabinginze mumbabarire mumubwire ko ndi hano, nkeneye ubufasha bwe, nta handi hantu mfite ho kujya. Nuko baba gandi barangije aramubwira ati vanga cyangwa duhamagare polisi, ntabwo dushaka gukomeza kukubona ahangaha uteza akavuyo. Angela yahise ava aho ngaho bamukingira igipangu. Ahangaha yabonye uburyo afashwe nabi ndetse asuzuguriwe ahantu yahoze yagirwa nk'umwamikazi. Nuko Angela yicaye ahantu ku muhanda ku gatebe atangira kurira ndetse yari afite n'agahinda kenshi cyane muri we. Nuko ubwo byari bigeze mu mugoroba, uyu mwana w'umukobwa akicaye aho ngaho arangije yitegereza mu kirere. Bwa mbere mu myaka yari ishize yose yatekereje kuri mama we. Mama we wigeze kumwinginga amwaka ubufasha, mama we yirengagije akihakana ndetse akamusuzugurira mu bantu. Mama we wahoze umukunda by'ukuri. Ahangaha Angela yatangiye kwicuza ndetse atangira kumva akababaro mu mutima we. Uyu mukobwa byari bigoye kuba yategeza guhamagara mama we kubera yuko yari afite ikimwaro. Nuko muri iryo joro Angela yaje kwisanga aho ngaho ku muhanda, nta namwe afite ho kujya. Umubiri we wari ufite intege nkeya ndetse umutima we wari uremerewe cyane, nta nshuti yari afite ndetse nta handi hantu yari afite ho kuba yatekereza kujya. Wa mukobwa wari ufite umubiri mwiza, wa mukobwa wari ukunzwe, wa mukobwa witwaraga nk'umwamikazi, ahangaha noneho yari yabaye igicucu cy'amakosa ye. Ntabwo ahangaha Angela yashoboraga kuba yaguma mu mujyi ngo abashe gusavayivinga. Yari akeneye kuva hano mu mujyi agasubira hahandi yasize inyuma, cya cyaro yavukiyemo, hamwe yakuriye. Urugendo rwo kuva mu mujyi asubira mu cyaro rwari urugendo rurerure cyane, ndetse ubwo yari ari kugenda asubira mu cyaro umutima we wari wuzuye ikimwaro ndetse no kwicuza kwinshi. Nuko uyu mukobwa ubwo yarageze mu cyaro aho yavukiye, uko yagaragaraga abantu byarabatunguye. Wa mukobwa wahoze asa neza, bwa bwiza bwose bwari bwaragiye. Nuko abaturage baho ngaho batangiye kuvugana hagati yabo
batangira kubazanya hagati yabo ati uriya ni Angela. Ahangaha ni umugore umwe wabajije bagenzi be, reba iby'ubuzima bwo mu mujyi bwamukoreye. Uyu mukobwa yari afite amafaranga menshi cyane, nta nubwo yigeze abasha gufasha umuryango we, none ni muri ukuntu asa. Ahangaha uyu mukobwa uko bagendaga bamuvuga yatangiye kumva afite agahinda ndetse atangira kurira. Ahangaha ntabwo yigeze agerageza kwidefendinga cyangwa se asubiza aba bantu, yari abizi neza ko ibyo bari kuvuga ari byo koko, yari abizi yuko ibi ngibi abikwiriye. Nuko ubwo yari ageze mu rugo iwabo yabanje kugira ubwoba bwo kwinjira, umutima we wari uri gutera cyane mu gituza. Nuko arangije arahumeka, nuko atera intambwe yinjira mu nzu. Nuko mama wari wicaye ku kamatera gatoya cyane kashaje, arangije aramwitegereza, arangije ati Angela. Ahangaha uyu mubyeyi yavuze iryo jambo yumva atabyizera. Angela yahise apfukama aho ngaho atangira kurira, atangira kubwira mama ati umbabarire mama, ndakwinginze mbabara kuri buri kimwe cyose, naraguhombeye, nahombeye buri umwe wese. Muri ako kanya uyu mubyeyi atangiye kurira ubwo yitegerezaga umukobwa ku buryo asa n'uburyo ameze. Nuko uyu mubyeyi yibagije buri kimwe cyose Angela yakoze, yibagije agahinda yamuteje, yibagije uburyo yamukojeje isoni. Urukundo rw'uyu mubyeyi ntago rwari rwaramuvuyemo. Arangije apfukama iruhande rw'umukobwa we Angela, arangije aramuhobera, aramukomeza. Bose uko ari babiri batangiye kurira. Nuko wa mubyeyi arangije amureba mu maso, aramubwira ati umukobwa wanjye ndakubabariye. Aramubwira ati uracyari umwana wanjye, ibyo waba warakoze byose nzahora ngukunda mwana wanjye. Nuko Angela arangije ahobera mama we. Bwa mbere mu buzima bwe yumvise afite amahoro mu mutima we. Nuko iminsi ibiri nyuma y'uko Angela agarutse ngaha mu cyaro, nuko uyu mukobwa ubwo yararyamyeho, nta wundi muntu yumvaga atambuka aho ngaho usibye mama we, ubwo yabaga ari gukora uturimo dutandukanye. Nuko mu gitondo cyakurikiyeho agiye kumva yumva ijwi ry'imodoka aho hanze hafi y'inzu yabo, ko ubwo mama we yumvaga iryo jwi ry'iyo modoka yahise ahagarika ibyo yarimo gukora. Nuko mama Angela arangije asohoka mu nzu ashaka kureba ese uwo muntu ninde. Nuko uyu mubyeyi ubwo yitegerezaga umusore muremure asohoka mu modoka, yumvise umutima umusimbutse. Nuko uyu mubyeyi akibona uyu musore arangije aravuga ati byaba ari ibyo ndi kubona. Arangije arirukanka ajya guhobera wa musore. Nuko wa musore arangije aramuhobera, arangije aramubwira ati mama, uyu musore yari wa muhungu we wari waragiye imyaka yatambutse, wa musore yahoze asengera, wa musore yahoze aririra. Buri munsi uyu mubyeyi yahoraga asengera umwana we, ndetse bamubwiye yuko yapfuye yanga kubyemera, arakomeza aramusengera. Umusore bari baravuze yuko yapfuye agerageza kwambuka inyanja, akanga kubyemera, agakomeza akamusengera. Ahangaha noneho yaragarutse kandi ari muzima. Uwo mubyeyi yatangiye kurira kubera ibyishimo. Nuko uyu mubyeyi arangije atangira kuvuga ati umuhungu wanjye ni muzima, umuhungu wanjye ni muzima, mana urakoze. Nuko wa musore arangije amubwira ati mama, naragukumbuye cyane. Ibi ngibi yabivuze nawe amarira ari gushoka, atangira kumukora mu maso agira ngo arebe koko nimba ari we. Arangira amubaza ati wari uri hehe? Arangije aramubwira ati barambwiye ngo warapfuye ubwo wari mugerageza kwambuka inyanja ujya mu kindi gihugu, ariko nanze kubyemera, nakomeje gusenga ngutegereje, nari nzi neza yuko uzagaruka. Nuko arangira aramubwira ati mama, ni inkuru ndende. Ubwo twageragezaga kwambuka inyanja, ubwato bwacu bwahagaritswe na polisi baradufunga. Rero nagumye aho muri iyo gereza imyaka myinshi, ariko nyuma haje kubaho ubutabera, baje gusanga ibyaha banshinjaga bitampama, barangije barandekura ndetse banyishyura amafaranga menshi cyane y'impozamarira. Ndagarutse kugira ngo nkurebe ndetse nkwiteho. Uyu mubyeyi yakomeje kurira cyane, yarongera aramuhobera. Mu by'ukuri uyu mubyeyi yari yishimye, ibyishimo byari bimurenze. Nuko umubyeyi arangije aramubwira ati nari mbizi kuri muzima, nari mbizi neza ko Imana izongera ikakungarurira. Nuko hashize akanya gatoya wa mubyeyi yahise abaseriye, arangije yihanagura amarira. Nuko arangira aramubwira ati mwana wanjye, ibintu byinshi byarabaye kuva wava ngaha, ubuzima bwakomeje gukomera kuri twebwe,
arangije amubwira ati papa wawe yarapfuye, yararwaye kandi ntabwo nari mfite ubushobozi bwo kumuvuza, yapfiriye ahangaha muri iyi nzu uri kubona. Nuko muri ako kanya uyu musore yahise agira agahinda, arangije amaze ati papa yarapfuye. Nuko mama we amarira atangira gushoka mu maso nanone. Nuko uyu mubyeyi arangije amubwira ati ningize Angela ngo amfashe. Icyo gihe yabaga mu mujyi ndetse yari afite amafaranga menshi, ariko yanze kudufasha. Papa wawe yapfanye ububabare bwinshi igihe mushiki wawe yari arimo abaho mu buzima bwiza. Mushiki wawe yangije buri kimwe cyose yari afite, arangije aratugarukira agaruka hano. Nuko uyu musore arangije abaza mama ati ntabwo byumvikana, arangije aramubaza ati Angela mushiki wanjye yanze kubafasha. Nuko mama arangije amubwira ati yaranze. Nuko arangije aramubwira ati ariko nubwo ibyo byose byabaye, mushiki wawe ararwaye cyane ari hano. Uyu mushiki wawe afite virusi itera sida muri we kandi ari muri stage ikomeye cyane. Mushiki wawe yagurishije buri kimwe cyose yari afite, none ubu ngubu ari hano nta kintu na kimwe asigaranye. Nuko muri ako kanya uyu musore yumvise umutima umusimbutse. Nuko mama arangije amubwira ati arimo hari imbere, yaryamyemo hari imbere. Arangije aramubwira ati mbere yuko umubona hari ibintu ugomba kumenya. Angela ntabwo akiri wa wundi yari ari we. Ubuzima bwaramwigishije ndetse bwaramutengushye, yaciye muri byinshi ndetse yazabye imbabazi kuri buri kimwe cyose yakoze. Nuko uyu musore arangije arahumeka, atangira kwikaruma muri we. Nuko arangije amubwira ati mama reka murebe, nkeneye kumureba. Nuko mama yaramuretse yinjira mu kumba gatoya ndetse katabonaga. Nuko ubwo wa musore yinjiraga, Angela arangije aramwitegereza ariko n'intege nkeya. Arangije aravuga ati brother. Nuko wa musore arangije amupfukama iruhande aramuhobera. Bose uko ari babiri batangiye kurira ahangaha. Nuko wa musore arangije aramubwira ati ni njyewe nagarutse. Nuko arangije aramubwira ati brother umbabarire, nabaye mushiki wawe utari mwiza, naraguhombeye, nahombeye buri umwe wese, ntabwo nkwiriye imbabazi zawe. Nuko umusaza warangije azunguza umutwe. Nuko arangije aramubwira ati Angela mbabajwe n'ibyo wakoze, ariko uracyari mushiki wanjye, ndi hano ubu ngubu, humura byose tuzabikemura turi kumwe. Nuko mama we yarari aho ngaho hafi y'urugi ari kureba abana be ibyo barimo. Nuko mama ubwo yabonaga uburyo abana be bari kwiyunga, yumvise muri we agize icyizere. Bwa mbere mu myaka yarishize yose yarabonye umuryango we utangiye gukira, utangiye kwiyunga. Nuko hashize iminsi 3 Angela ndetse na musaza we ndetse na mama we bapakiye buri kimwe cyose. Arangije abavana aho ngaho abajyana mu mujyi muri ya modoka ihenze cyane. Nuko ubwo bari bageze mu mujyi, Angela ntabwo yabasha kwizera ibyo ari kubona. Musaza we yaragiye ahagarara imbere y'inzu nini cyane ihenze, ndetse iyi nzu ikaba yari yuzuyemo amamodoka ahenze menshi cyane. Nuko Angela arangije aramubaza ati iyi ni inzu yawe? Nuko musaza arangije aramubwira ati yego iyi nzu ni iyanjye. Arangije aramubwira ati iyi nzu nayibuze mbere yuko ngaruka mu cyaro kubareba, ubu ngubu iyi nzu ni iyacu twese, ntago mwakagombye kugira ubwoba ubwo aribwo bwose. Nuko Angela muri ako kanya yahise apfukama atangira kurira. Nuko arangije aramubwira ati musaza wanjye ntabwo nkwiriye ibi ngibi, nakoze ibintu bibi byinshi bitandukanye, nababaje mama wawe ndetse nababaje buri umwe wese wankunze. Nuko musaza warangije aramuhobera. Arangije aramubwira ati Angela wakoze amakosa, ariko uri mushiki wanjye, uracyari famiye yanjye, uracyari umuryango wanjye. Arangije aramubwira ati icyangombwa nuko wigiye ku makosa yawe ukigira ku hahise hawe, twese burya mu buzima tuba dukeneye amahirwe ya kabiri. Nuko mama wabo yarahagaze hafi yabo atangira kwihanagura amarira mu maso. Nuko arangije bose arabahobera. Nuko arangije aravuga ati ibi ngibi nibyo nasengeye, kongera nkabona abana banjye ndi kumwe nabo. Nuko igitondo cyakurikiyeho wa musaza wa Angela yaramufashe amujyana ku bitaro kugira ngo ajye gukora check up. Ahangaha rero Angela ubwo yari yicaye ahangaha ku bitaro ategereje ibisubizo, Angela yari amaze igihe kinini afite ubwoba bwo gupfa. Nuko hashize amasaha makeya dogiteri yaramuhamagaye ndetse afite ibisubizo mu ntoki. Uyu mudogiteri yari seriye cyane ariko ubona ko afite amatsiko. Nuko arangije yitegereza wa mukobwa aramubwira ati Angela
ibisubizo byawe biragaragaza yuko ufite ubuzima bwiza, umeze neza. Mu maraso yawe nta virusi itera sida turi kubonamo, ndetse nta n'indi ndwara tubonamo. Angela biramutungura, arangije amubaza ati oya uri kuvuga ngo iki? Angela ntabwo ibingibi yabyizeraga. Abandi badogiteri bambwiye ko ndwaye, ndetse bambwiye yuko ntazamara igihe kinini ngiye gupfa. Nuko wa mudogiteri arangije afata ibisubizo abishyira ku ruhande, yitegereza uyu mukobwa, arangije aramubwira ati rimwe na rimwe burya hari ukuntu abantu bahinduka bakabeshya ndetse bagakora amakosa mu mirimo bashinzwe. Ahangaha biragaragara yuko bashaka kukubeshya. Ntabwo nzi impamvu babikoze, ariko njyewe ngendereye ku byo nabonye uri muzima nta kibazo ufite. Nuko uyu musaza w'uyu mukobwa Angela yabashije kubona yuko baba dogiteri batuburiye uyu mwana w'umukobwa, batumye uyu mwana w'umukobwa agurisha buri kimwe cyose yari afite, bamusiga nta kintu na kimwe afite. Uyu mwana w'umukobwa yahise yicara aho ngaho, yumva arababaye ndetse yumva aricujije. Nuko atangira kwibaza ati ese ni ukubera iki bari abantu bankorera biriya bintu? Nuko wa mudogiteri arangije aramubwira ati nigeze kumva ibihuha, abantu bavuga ko hari abadogiteri babiri bakora ibintu nk'ibyo ngibyo bakabikorera abantu. Nuko arangije uyu mudogiteri aramubwira ati nimba hari umuntu mwaba mwarigeze kugirana ikibazo, wasanga barabigukoreye kugira ngo bakore revenge, bihorere. Ahangaha noneho uyu mwana w'umukobwa yahise yicara ku ntebe, buri kimwe cyose cyari gitangiye kujya mu buryo, yari atangiye kubyumva, yari atangiye kumenya aho ikibazo kiri. Ahangaha uyu mukobwa Angela yari yarigeze kwemerera umudogiteri umwe ahashize, amwemera yuko bazabana. Nuko arangije uyu mukobwa ndetse yari yamukuyeho amafaranga menshi, arangije arabura. Aba badogiteri rero bashobora kuba baramukoreye ibi bintu kugira ngo bihorere. Angela ahangaha rero yarabashije kumenya icyatumye aba badogiteri bamukorera ubu bugome, ariko nuko ibi byose byari bimubayeho yari agifite amahirwe yo kubaho, ntabwo yari agiye gupfa nk'uko yabitekerezaga. Nuko ubwo bari bavuye aho ngaho bagarutse ku nzu aho bari kuba, Angela yarirukanse ajya kureba mama we aho yari arimo ateka mu gikoni. Nuko arangije aramuhobera cyane ndetse n'ibyishimo, arangira amubwira ati mama ntabwo urwaye, baba dogiteri barambeshye, meze neza nta kibazo nta burwayi mfite. Nuko mama we atangira kurira kubera ibyishimo. Mama arangira avuga ati Imana ishimwe. Nuko arangira amubwira ati mwana wanjye uhawe amahirwe ya kabiri, uyakoreshe kandi uyakoreshe neza. Nuko muri uwo mugoroba wa muryango bose uko ari batatu bakoze ikirori, batangira kwishima bose bari kumwe, batangiye guseka ndetse baraganira, ndetse na musaza we atangira kubaha inkuru za buri kimwe cyose yaciyemo. Nuko bwa mbere mu myaka yose yarishize babashije guseka ndetse babasha kwishima bose uko ari batatu bari kumwe. Amarira bahoze barira bayatewe n'agahinda ndetse no kwicuza, ubu ngubu byari bisimbuwe n'amarira y'ibyishimo ndetse n'icyizere cy'ahazaza heza. Ladies and gentlemen, ndabashimiye rero kubana nanjye kuva gutangira kugera ku iherezo ry'iyi nkuru. Nizere ko mwayikunze, nizere ko mwigiyemo ikintu kinini cyane kandi gikomeye. Nizere ko iyi nkuru ihinduye intekerezo za buri umwe wese wayumvise. Ndagusaba ko wayisakaza ukayisangiza buri umwe wese, ukayisangisha inshuti, ukayisangiza n'abavandimwe. Ndagusaba kandi mukande like, ndetse ujye no muri comment section umbwire niki watoyemo. Wowe mushyashya rero ndakwakiriye, icyo nagusaba gusa nuko ukanda subscribe ndetse ugakanda no kunzogera kugira ngo igihe cyose nshyizeho indi nkuru ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi. Mwakoze mwese kumpa umwanya ndetse mwakoze guhita mu Behind Walls Show. Nawe uta ciao ciao.